nakurikije ikiganiro cyanyu ngira ngo hari ukuntu nka radiyo igera ku bantu benshi ushobora gutuma hari ukuyobya abantu byavamo rero niyo mpamvu nkubwiye ndavuga ndashaka ko ari uburangingo ashaka gukora yego icya mbere uyu munsi nta shyamba riri muri Kiyovu icyo ni icya mbere icya kabiri hari urwego mwagarutseho cyane rwa bodi ari rwo nkuriye ngira ngo urwo rwego rwa bodi ntabwo nta kintu na kimwe rwigeze rwanga ko cyasinywa cyerekeranye na kampani ya Kiyovu Sport nibyo nta na kimwe icyabaye ni iki icyabaye ngira ngo byaturutse muri Assemblée Générale ishize kugeza uyu munsi imikorere ya kampani hari ukuntu ngira ngo sinzi kwibuka amazina neza y'umunyamakuru ariko umuntu wajyaga cyane kuri kuvuga imikorere ya kampani n'uburyo kampani ikora aho kuvuga ngo board cyangwa Assemblée Générale ya Kiyovu Association ko nta bihuriye na kampani ko kampani yakora ibyo ishaka ntabwo kampani irakora ifite ubuyobozi bwayo ifite na personnalité juridique bwihariye ifite board irimo abantu bane muri abo bantu ifite board yayo yigenga idafite ahantu ihuriye na board ya Kiyovu Association iyo board ya kampani niyo yashyizeho na managing director witwa Emile iyo kampani Kiyovu Association yayishyizeho nk'igikorwa kimwe mu bikorwa bya association kuva umwaka ushize ko yahashize undi mu 2021 ni ukuvuga kuva icyo gihe kampani yagomba gutangira igakora idakeneye aval cyangwa icyemezo cya association ni ukuvuga yo ifite uburenganzira bwihariye bwayo yego kimwe nuko na association ifite personnalité juridique yayo na association ifite indi na kampani association ishobora kwivanga mu mikorere ya kampani ariko kubera ko ari kampani ya Kiyovu Sport Association yego hari ibikorwa bimwe kampani mbere yo kubikora ibanza gusaba ni kimwe na kampani n'izindi zose buri gihe basaba ba shareholder bakabapropoza ibintu bashaka gukora shareholder w'iyo kampani umunsi ni Kiyovu Sport association na association association ariko ntishobora kubuza igikorwa icyo ari cyo cyose cya kampani kuba kibyarira inyungu ya kampani yego keretse iyo hajemo ibintu nko guhindura amategeko nk'ibya shares mbese iyo ari ikintu kiremereye nibwo babanza gusaba ba shareholder rero ntabwo nta muntu ngira ngo n'abandi ba board members bo muri company nta kibazo na kimwe company yaratugezaho nka association ariko president uza gukora akazi nyihanganira ngo uce mu ijambo rwose uyu munsi ikibazo gihari ni Juvenal ikigorana kugeraho yegura akavuga ati ibi niba mubyanze ndeguye ukaba urimo utubwira ko nta kibazo gihari ubwo nta confusion irimo reka mbanze ngo gusobanurire confusion mufite nanjye ndayifite nka president wa board mu ibaruwa ya president Juvenal yego yanditse avuga ngira ngo hashize nk'amezi agiye kuba 3 avuga ko azasezera kuko asezera akavuga agatanga igihe yes mu ibaruwa ye impamvu yeguye twari turabiganira ikintu cya mbere cyari kirimo gikomeye yatubwiye yarakuvuga ngo hari abantu bagenda bakora anti campagne ngo tumufashe muri mobilisation y'abantu bumve campagne bayitabire
ariko barahari, nawe urabizi barahari. Hari nawe muri board mfite amakuru ko batayumva batanayishaka. Reka nkubwire. Nubishaka ndakubwira amazina. Nicyo nshaka kukubwira. Ngiye byaba byiza uyambwiye, sibyo? Byaba byiza uyambwiye niba nanjye ndimo kugira ngo abantu babimenye. Oya, amakuru mfite nuko wowe bwana Kayumba Jean Pierre rwose uri pour. Oya, ni icyemezo, ni la decision y'abanyamuryango wa Assemblée Générale. Ariko nawe uri umwe muri board, ntabwo uri board. Yes. Wowe na honorable madame Saidat ndetse n'umuntu bita Kasamagera Benjamin niba nibuka neza. Ibyo ngibyo nabyo ndashaka kubikosora. Muri board ya Kiyovu Sport ari kiganiro umuntu yigeze kunyohereza mwatanze. Muri board ya Kiyovu Sport. Bagasamagera mwavuze babiri, Benjamin na Claude. Ntabwo ba muri board ya Kiyovu Sport Association. Ntabwo babamo. Habamo bande? Habamo ni njyewe nka president, vice president akaba honorable Saidat. Yego. Akabamo Hassan. Yego. Akabamo Eric. Akabamo Robert Makuza. Yego. Akabamo Eric Karekezi. Yego. Akabamo Maître Ndagijimana Emmanuel. Yego. Sindege Norbert. Ntawe wagize board ya association. Bane muri bo. Usibye wowe, usibye na makuru tuba twumva ntago tubihamije ubwo wenda niwe uzi ukuri kwayo. Yego. Ariko nuko kandi ndibuka neza ko giye nawe tugeze kuvugana hano nabwo live utubwira ko ibyo Juvenal yasabye murimo mu biganiraho kugira ngo mubikore. Niba ubyibuka neza. Nibyo rero natangiye kubwira yanditse muri yabaruwa ya mbere. We yarasabye ko tumufasha muri mobilisation abantu bagashora amafaranga muri campagne. Yego. Turabimwemerera kandi twaranabitangiye. Turabikora. Ariko ikindi cyaje nyuma nukuvuga agenda haza impamvu nge ntumva kugeza uyu munsi. Akazi impamvu shyashya, ubundi hakaba hari indi shyashya, ubundi hakaba hari indi shyashya. Iyi harubu ni iyi ituma yegura. Iyi haru uyu munsi. Ni ukureka association igakorera ku buryo bwisanzuye. Niba mwayibujije kwisanzura. Nicyo nshaka nukuvuga nicyo navugaga nza kugaruka kuri personnalité juridique y'ikintu ivuga. Iyo ufite ubuzima gatozi. Yego. Ugomba gukora wisanzuye cyane cyane ko niyo board ya Kiyovu Company. Uriwe na President Juvenal. Yego. Ikagira aba board members. None se ararekaramo iki? Niwe uyoboye iyo company irakora mu bwisanzure ifite personnalité juridique. Ikibazo ararekaramo iki Juvenal? Nibyo shaka kukubwira. Urumva hari icyambere harimo no gushyiraho inzego za company. Inzego za company uburyo zishyirwaho. Board ya company. Yego. Ya propose kavuga iti turashaka directeur wa administration, turashaka ushinzwe human resource, turashaka ushinzwe marketing, buryo bagapropose bagakora noza structure. Yes. Iyo structure yaragiza ikemezwa. Yego. Jewe kuva ndi muri Kiyovu ndi no muri company reka nze no mbikubwiza ukuri. Yewe no muri company hari amafaranga bagenda basaba dutanga muri company. Yego. Ayo mafaranga ndayatanga muri company. Ntabwo natanga amafaranga y'ikintu kitabaho. Yes. N'abandi bose b'abanyamuryango ba Kiyovu ayo mafaranga barayatanga. Rero ikintu kimwe ni n'abantu kwicara. Noro ari n'ikintu kindi bavuze ngo Juvenal ngo ntago abantu bamushyikiye. Reka nkubwize ukuri. Kiretse umuntu udakunda Kiyovu Sport. Niwe utashyikira Juvenal n'ibikorwa akora. Njyewe hari iyo mwavuze no ku kintu cy'amafaranga y'umujyi wa Kigali ayaje n'amafaranga agiye kuza. Ayo mafaranga y'umujyi wa Kigali mwabivuze neza ashobora gutunga ikipe ariko akayibeshaho ku buryo buraho. Sibyo ari nayo umujyi wa Kigali ugeze ahantu ukongera ukadushyirira amandi mafaranga. Rwose. Iyo bigeze muri revision ya budget yo mu kwa mbere. Akenshi baduha amafaranga bakatwongeraho na yandi. Ariko bisaba abantu b'abantu bafashe ikipe. Rwose. Muri abantu bafashe ikipe harimo Juvenal.
sibyo rero ntabwo numva kuvuga ngo umuntu yamurwanya kiretse simbizi ariko barahari perezida barahari ibyo byo reka nkubwire impamvu aba iyo confusion nge nashaka kuyivanaho ariko reka nkubwire ikintu kimwe dushobora kuba turimo duca ku ruhande kandi ariho ruzingiye yego hari abayobozi bavuga bati twafashije Kiyovu twayihaye amafaranga yego Juvenal yaraje ariyamamaza aha Kiyovu amafaranga nk'ay'abandi bose twayihaye nk'ayo Kayumba yatanze nk'ayo Theodore yatanze nk'ayo Mzee Kaburimbo yatanze n'abandi uyu munsi niba Juvenal yarayatanze yarakoze ntago twemera ko yitwa imigabane ya Juvenal muri kampani ya Kiyovu aho niho ntekereza ko ruzingiye perezida adusobanurire reka gusobanura aho hantu ntabwo Kiyovu yari yatangira kukugurisha imigabane Kiyovu company yes ntiratangira kugurisha imigabane kubera iki kubera ko bisaba kubanza kugena agaciro akabo capital social yes nk'ubu uyu munsi reka nkubwire utanze miliyoni 10 muri Kiyovu izo miliyoni 10 zaba zifite pourcentage ingana iki muri shares ni 1%, ni 3%, ni 10%, ni kaga nta muntu bizi yes hari ikintu rero kibanza kubanza gushyirwaho kugira ngo kampani ikore ibyo ryo n'agaciro komite iriho yashyizeho ntuza abantu baba auditeur externe babanje gutegura raporo ya mbere finance yes noneho bajya mu yindi phase bagombaga nabwo kuzayipresenta abanyamuryango yerekeranye noneho n'agaciro babyita ntuza values baha agaciro ikintu yes mu bintu biza mu gaciro k'ibintu bya Kiyovu Sport harimo iryo zina bita Kiyovu Sport nk'iyo brand yes harimo abakinnyi ba Kiyovu Sport baguzwe icyo gihe hashobora kuzagenderwa ku mafaranga ya recruitment cyangwa ku kindi abo ba valuers bazagena akavuga bati umukinnyi runaka afite agaciro kangana gutya bitewe n'uko yaguze kangana gutya n'ufite kangana gutya muri asset za Kiyovu Sport bati Kiyovu Sport ifite amafaranga na gutya Kiyovu Sport Association ifite inkunga iva mu mujyi wa Kigali buri mwaka ingana gutya Kiyovu Sport ifite ABCD noneho ibyo bagateranya bakavuga bati noneho agaciro ka company ka Kiyovu Sport noneho icyo association ako gaciro bivuga iki ni ikintu association ijyanye muri company nicyo bivuze noneho muri icyo kintu bamara kuvuga ati wenda association ijyanye muri company miliyoni 10 cyangwa miliyoni 500 ubwo azaba ariyo capital social ya company itangiriyeho ariko ya Kiyovu Association ariko icyo nabazaga tuvuge tureke Juvenal tuvuge uyu munsi Kayumba afite wenda miliyoni 100 yigeze guha Kiyovu muri za miliyoni 100 harimo izo yabahaye nk'inkunga nkuko n'abandi bafana batanga prime batanga iki ariko hakaba na 40 muri za zindi 100 Kiyovu Sport Association mu nteko rusange yemeje nk'ideni Kiyovu ifitiye Kayumba ifitiye Kayumba cyangwa ifitiye Juvenal cyangwa ifitiye undi icyo gihe mu migabane association izajyana muri company ya madeni azahabwa agaciro oya ari amadeni reka ngusobanura iby'amadeni nta hantu na hamwe nari numva Juvenal nta n'inama n'imwe yari yavugamo ngo arashaka ideni bamufitiye ribesha yaza nta hantu hamwe arabivuga nabanyimagina kandi ibyo yifuza ariko njye mbibabwira we arashaka gusa bagena ikintu noneho abantu bashyireho uburyo bwo kugura shares yes nta kindi izo procedure none se perezida mari impungenge abayovu ikibazo kirihe niba Juvenal atishyuza niba Juvenal adategeka ayo mafaranga ataba imigabane niba Juvenal company nawe ubwawe uyumva unayirimo uyu munsi ikibazo kiri muri Kiyovu ni iki reka nkubwire natangiye nkubwira confusion ufite nanjye niyo mfite ariko ubwo icyo bivuze ubwo ni Juvenal uba confusing ntabwo navuze ko ari utuko njye navuze confusion ufite nanjye ndadayifite none se perezida ko mwicaranye na Juvenal ko nzi ko mwicaranye na Juvenal kenshi kuki still gifite confusion nk'izo giye mfite reka nkubwire confusion ahantu
mu nama twakoze na board nawe mu ibaruwa ye isezera idemission ivuga ko asezeye ku buyobozi bwa Kiyovu Sport yavuze ko ingingo ebyiri zikomeye hari ugushyiraho inzego za Kiyovu Sport dukora inama turamubwira tutari ko izo nzego niwo ugomba kuzishyiraho ukazitwereka tukaprove ati sawa ngiye kuzitegura noneho haza n'ikibazo cya mobilisation abantu bakoraga anti campagne aradusobanurira abantu barabyumva turamubwira rero kugira ngo ikintu abantu icyo twashaka kumufasha kandi nawe yavugaga cyumvikana yavugaga ko abantu bavugaga ngo company ya Juvenal ngo Juvenal agiye gutwara Kiyovu ko rero twagombaga kubigiramo uruhare nka board n'abandi bantu kugira ngo abantu bumve ko atari ikintu cya Juvenal nicyo kibazo yari afite ibyo bibazo ari bibiri ibyo bya mobilisation n'ibiki n'abantu batumva company cyabayirwanya ibyo tukamufasha ko bishyira ku murongo n'ibyo bibazo bibiri byonyine yari afite mwarabikemuye kandi byarakemutse oya harimo kitarakemuka cyo gushyiraho inzego ariko inzego bavuze ko ari uzazishyiraho azabigiramo uruhare nawe zishyirwaho na board ya company ariko perezida uyu munsi tudaciye ku ruhande wowe ntago bizi ko reka ngo urugero bamwe mu bo muri kumwe muri board batabyumva batumva Juvenal bavuga bati reka ntago dushaka ibyo ntitubishaka Kiyovu reka nkubwire jewe nakubwiye iyo bambwira ko iyo turi mu nama ya board mu nama ya board President Juvenal niwe Haji Hassan ntabyumva Karekezi Eric ntabyumva izo ni ingero kandi urabizi neza nawe ko ariko bimeze reka banze gusobanurira membre wa board kuva kuri president wa board ukageza ku membre usanzwe ntashobora kuvuguruza icyemezo cy'inteko rusange ntabwo bishoboka ni ukuvuga inteko rusange yashyizeho company yego iyi nteko rusange yabaye mu 2021 utari kubyumva uwo ari wese yaba umunyamuryango usanzwe yaba n'umumambure wa board yari kubivugira muri iyo nama yo mu 2021 yemeje company kandi uvuze Haji Hassan na Eric bari bahari kandi barabishyigikiye Haji turaganira umunsi ku munsi Eric turaganira ntago badashaka ntago ibya company barabyumva ikintu reka nkubwire ikintu abantu ba confuse haniva hari ukuntu abantu bavugana ku kintu ntibacyumvikaneho yego ibyo ariko mwishyirwa mu bikorwa by'icyemezo cy'inteko rusange icyo gihe abantu baraza akavuga sasa mureke tuganire hakaba bajya hagati bakaza akavuga ati rero ibintu byagenda gutya na gutya na gutya umwe aravuga iki undi aravuga iki mugahuza abantu sibyo rero kuba hari ikintu abantu batumvikana reka ngo urugero nk'ibintu bigomba kubarwa guhabwa agaciro kugira ngo bijye muri capital association ijyanye muri company yego hari igihe abantu bavuga ibintu ntibabyumvikaneho ariyo mpamvu twashyizeho umuvariwa wigenga abagena agaciro bigenga ikintu bazagipresenta komite bazatangiriraho komite ya Kiyovu Sport komite ya Kiyovu Sport iyobowe na Juvenal nayo igipresente muri board yego board nayo ni umuyoboro ujyana ibintu mu nteko rusange nibyo board ibijyanye mu nteko rusange dore agaciro abantu bahaye intuza Kiyovu Sport agaciro ijyanye mu ntuza noneho ngaho niho hazatangira kugurwa imigabane rero ngira ngo President Juvenal we arashaka wenda ko imigabane ariko simbizi kuko ngiye tuvugana ntago ariko abimbwira yuko imigabane igurwa aka kanya igahita igurwa abantu bagashora amafaranga harimo n'abatangiye gutanga amafaranga je ndibuka ko tumubaza yatubwiye ko uyu munsi kuko ngira ngo niba ubyibuka nakura abizi harimo ikibazo cyo kuvuga ngo ese association iragira 51 ngo company igire 49 cyangwa company iragira ndibuka ko Juvenal yavuze ngo uyu munsi ibyo bintu ntitwanabigena kuko ntituramenya agaciro ka Kiyovu yes ariko ibyo urabizi ko byabayeho bya 49 na 51 ibyo ngibyo uzi impamvu ntabwo byabayeho ejo bundi mu nteko rusange ni byabaye decision y'inteko rusange yindi yashyizeho company umunsi ishyiraho company
yahise ivuga ariko nubwo hajyaho kampani abantu bakaguramo shares inteko rusange yavuze ko muri iyi shares muri iyi kampani yacu nta muntu ugomba kuzarusha ijambo Kiyovu Association. Yego. Ni cyabaye icyemezo cy'iyo nteko rusange yashyizeho iyi kampani. Ni ukuvuga rero ntabwo ari ikintu gishyashya, ntabwo ari ikintu kikiri kuvuga. Muri make kugeza ubu kampani ntiyagira imigabane myinshi kurusha association. Oya. Donc kurusha kampani association ntiyarusha kampani. Oya, ahubwo nta muntu ku giti cye, abantu ku giti cyabo barusha kampani, barusha association umubare wa shares. Aho se haba hari ikibazo, siho mwamutumvikana ahubwo na Juvenal. Reka nkuru ukuntu atari ikibazo. Igihe bigaragaye ko kugira ngo kampani ikore neza bisaba gushoramo andi mafaranga. Bisubira muri Assemblée Générale, icyemezo cyo bakakisubiraho bakivuguruza. Sibyo? Ariko uyu munsi icyo kibazo ntabwo kiravuka. Kuko nta nubwo tuzi tuvuge Kiyovu abazayiha agaciro bayihaye miliyari 1 cyangwa miliyari 2. Umuntu wari watanga amafaranga ageze kuri miliyari ku buryo yarusha Kiyovu. Oya ntibishoboka. Ntabwo rero icyo gihe pourcentage zizamenyekana tumaze kumenya agaciro ka iyo capital social ya company. Noneho na shares amafaranga bari gushora. Investment ya buri muntu. Nibwo abantu bazamenya. Noneho bavuge bati rero kubera ko tubona hagomba gushorwamo amafaranga menshi cyane. Kugira ngo noneho Kiyovu irushaho gukomera, ibintu birushaho kugenda neza. Perezida, ubu noneho twabwira abayovu ko nta kibazo kiri muri Kiyovu. Nta kibazo na gito, reka nkubwize ukuri. Ntacyo. Ni ukuvuga abayobora board ya company yamutse ibonye igaterana ikavuga iti hagomba kongera kushorwamo amafaranga kugira ngo Kiyovu ikore neza cyangwa ya company irushaho gutera imbere. Irongera bikagaruka mu nteko rusange. Ya nteko rusange ya pourcentage bavuze abanyamuryango bagaterana bakabisubiramo. Nta kibazo rero ariko ntabwo nta kiramenyekana uyu munsi. Reka tugushimire cyo kora ko intervention ukoze ni ingenzi ku bayovu. Byo byose hashobora kuba hari abadasobanukiwe neza cyangwa se wenda basigaranyemo ingingimira, tuzakomeza tubiganireho. Ariko icy'ingenzi nuko nibaza ko nk'uko bivuga nta kibazo gihari. Wenda Juvenal ushobora kuba hari ibyo atumva neza bigisaba ibiganiro mukabiganiraho, ariko mu magambo make uyu munsi Juvenal ni perezida wa Kiyovu, azagaruka akomeza inshingano, kampani muzayishyira ku murongo ikore. Ari inama yabaye y'ubuyobozi bwa Kiyovu Sport kuriwe na vice president Regis. Yego. Hari imyanzuro myiza bagizeho rwose twayigarutseho. Igisigaye ni ukuvuga bategereje perezida bakongera bakavugana ibindi. Noneho bizavamo byaba byiza abantu babitegereje, kuko ibiri kuvugwa hagati aha cyane amaradiyo, reka ariko mumbabarire. Oya nta kibazo rwose isanzura. Radio rero ari ukuntu ushobora kwatsa umuriro udahari. Rero ngira n'abasaba guhembera. Ndaprofita n'izindi radio zose niba babyumva. Wenda bajye bakora amakomantere, ariko ku bintu byo kuvuga ngo arahari ntahari Juvenal agira ate, bategereze ngira ngo arazi uyu munsi. Ariko twabonye n'ijambo risoza umwaka arivuga nka perezida wa Kiyovu. Noneho icyo gihe azakorana inama na komite ya Kiyovu. Yego. Mbisubiremo na komite, ntabwo azayikorana na board. Bagira ibyo bumvikana. Bumvikane ku mikorere, bumvikane ku niba n'ibyo batumvikanaga babyumvikana. Noneho nyuma ikizakurikiraho. Yego. Komite ishobora kuza ikavuga iti noneho board turashaka kubabwira habaye ikintu iki n'iki. Ari ikindi kintu ashaka gukosora cyerekeranye na board, umuntu umwe yavuze ngo board ngo ntago iyobora Kiyovu Sport, nako kuko komite ni ingishwa nama. Buri ngishwa nama ntago ibintu ari uko bimeze. Mu nzego za Kiyovu Sport yego hatangira komite ikagira abayigize, ikagira inshingano zayo. Hejuru ya komite hakaba board, yego, ikagira inshingano zayo. Hejuru ya board hakaba Assemblée Générale,
arirwo rwego rukuru. Rigare body recognized, donc hari mu bijyanye n'amategeko hari aho body ndaza kohereza stati za Kiyovu urebe inshingano za board, urebe inshingano za komite, urebe n'ukuntu komite iha raporo board, board nayo ikaha raporo assemblée générale. niko iyo structure imeze ya Kiyovu Association. Perezida turagushimiye, tuzongera tukwitabaze mu gihe hari ibyo abayovu bazaba batumva neza, kandi urakoze cyane. Ntiyananyomoje uburyo navuze ko yari perezida wa Kiyovu imanuka kandi ari Gasamagera, twari twabivuzeho twese ariko arakoze ku rundi ruhande ari Gasamagera wiri Claude nari nabimwitiriye. Ahubwo nifuzaga no kumubaza ku bijyanye n'ibyo yemeye yavugaga by'abakinnyi barekaramye amafaranga, kandi no kwibaza association ko nibo bajya kwishyuza ntabwo ari body bishyuza. Rero reka mbabwize ukuri, sinzi ngo umuyobozi w'umuhanga cyane wayoboye mu minsi yashize wigeze gutanga urugero ko kubikora kabiri se watubwiye sibe navugaga donc sinsobanukiwe kuko ngewe ntago Kayumba ibyo avuga ku rundi ruhande ndabyumva pe, ariko nanone nakwibaza impamvu hari ikibazo nkayibura. Nose Juve ararekara mu busa uburyo Kayumba bisobanura reje ni nawe nta kibazo na kimwe gihari. Ariko nawe zimbabwira nti n'abantu bamwe muri Kiyovu ubwo na body yongereyemo ntabwo bumva ikibazo Juvenal afite, kuko company irahari kandi yicaranye na Juvenal inshuro zirenze, ari niyo baherutse gukora hano tennis club bicarana kenshi. Ikindi cya kabiri ari ugushyiraho membre ikibazo abanyarwanda bagira, barahura bakaryarjana mise no gutenga karekezi avuga ko bakabwirana ngo 100% ndabizi ko ni anti Juvenal tutarebye ngo ni business we ntabwo namaza gaji nabo nibabyemye karekezi so mugabo wakoraga muri RIB n'atakinakoramo simbizi wigeze ukora impanuka. Yabaye vice president yagiye kinini wa Kiyovu cyangwa umunyamabanga yabaye vice president. Wabaye umunyamabanga n'inde ubwo nawasanga nabiteranije hari wabaye umunyamabanga ugeze kuri oya ndamuze gukora Gikondo Omar aracyaha kugiye cya Theodore Ndoro umunyamabanga wa Kiyovu utari Omar se Omar ni nyuma Munyengabe twari Omar Munyengabe ndamuzi we ariko hari undi witwa Karekezi genekeze karo wirabura utari muremure uvuga siwe ariko witwa Karekezi urayitwa Karekezi niyo mpamvu ubwo nabitiranyaga niyo mpamvu yavugaga nkahitangira ngo oya hari undi umugabo rwose munini wabaye vice president wacu ni n'umunyamafaranga, ari n'umuntu wafashije Kiyovu cyane, ariko bararyaryana. Uyu muyovu arambwita aracyakora muri RIB niwe uwo nyine arahari nawe uwo ni Karekezi wundi arahari uwo ni Karekezi ndamuzi n'umuyobozi ari muri komite yemera abandi ari muri komite ihari ntatwemera. Abantu batemera Juvenal benshi bari muri nuza yitwa Ajame basa naho ari bo bamufashije kuza, noneho we hageze sa nkaho atabahaye agaciro bo batekerezaga. Ariko urumva agaciro we uko abivuga, agaciro gashingira ku mafaranga. Niba umufasha mu buryo bw'amafaranga utanga nawe ukoteza, icyo gihe bakwima agaciro gute? None se ko ba generali batanga amafaranga yabiyegereje akabagira abayobozi ba vice president ba Karimu ntibari muri komite ya Kiyovu se? So kubera ko se batanga amafaranga, abantu batanga amafaranga bafatanye gufasha ikipe bave mu bintu uravuga Rashid mbese Rashid niwe umaragira ngo yasimbuye Rashid se ntahari Rashid Imana ko se yajya ari Rashid hajya Elia yabaye SG rya Imana irara ni kera oya ahubwo Elia yaje ari ntago ari kera muzawe yavuyeho nanone tugendere kuko twafashe ku mwanya wadashima wibereye bita mu Buhindi ko nawe reka tumushyiremo igihinde tumusezera kuko umuragenda nta kintu muvuze kuri reyo koko. Ariko ngufite imyitozo uyu munsi ngo yasimusiga ifite imyitozo uyu munsi iraza kugaragaramo niba nta gihindutse umunyekongo witwa Mandeke wageze mu Rwanda, mu by'ukuri ntawe uzi ko yaje ariko arahari, bivugwa ko ari rekomandasiyo ya Ruvumbu ahubwo ati muzane igikura nkota kiri hariya ngiye imipira tuzazimara
bashobora kuba bakoranaga imyitozo muri Congo bose nta kipe bafite bivugwa ko yaciye muri Maroc mu cyiciro cya kabiri niba ari byo simbizi ubwo abareyo baze kujya kureba imyitozo bashobora kuza kumubona nta gihindutse ashobora kuza gukora izindi detaye reka tuzazi aruko ejo updates n'iki byose wenda tuzaba twanamubonye cyangwa nawe yatubonye kimwe muri ibyo twamubonye cyangwa yatubonye tuvuga neza ariko ngiye gusa ndacyafite urujiro ubwo umuyobozi wo muri Kiyovu atubwira ko nta kibazo gihari kandi twese tubibona ko gihari ubwo twabibonye ahubwo tuzajya tugenda tubibona ko gihari kubikurikirana ikibazo cyo nibyo nyine nkubwira ngo bincanze none se ubwo rero ni wakizanye ni ukwisegura ni wowe uje uvuga ko hari operation yahereye uvuga ko hari bambe Kiyovu harimo ikibazo kandi nta gihari icyo yaje munyomoza yanyomoje ko body inaniza yavuze ko nta kibazo cyari muri Kiyovu muri rusange umuntu uyobora body abazi situation rusange y'iki baravuga ko ibyo Juvenal yasabye babikoze ahubwo ko abanyamakuru bashaka ikibazo impamvu Juvenal avuga ko Juvenal we avuga ko Juvenal ariko se munje musuye mu kiganiro mureke dutaye nta kintu kimwe Juvenal atubwira aho kantu abantu bakumve neza message uyu munsi Kayumba ne yatubwira ko nta kibazo twariyumviye twarasomye message yabahaye nk'abayovu ku rubuga abiseguraho abasaba ko rwose aho gusezera barabyemera ariko yasitaye bamubabarira rege nibo mbi basezera kandi uyu munsi atubwiye ati barabeshya amaradiyo arabeshya Juvenal araza uyu munsi arahari ntatubwire kuri message yo gusezera agenda kandi ahari barakorana n'inama niba na media ni inama yo kugira ngo ikipe bimeze muri operation ntabwo nabwiye ngo nagera aha ngaha hari abantu bagomba kwicara bagakora inama ariko igihari hari inama zisanzwe zibana mbere yuko agenda zaba komite nite bisobanukiye bakora ariko perezida wa board aratubwira ati nta kibazo komite kandi byumva generali abyumva nese abandi bari muri komite batabyumva ni bande kandi komite yagize ejo bundi komite nta kibazo rega biriya nabo rega agendera ku byo atangaza officiellement abwira ko akeneye ko bamufasha mobilisation ikindi cya kabiri akeneye ko batora body za campagne ibyo bintu barabyemeye ikibazo afite ni iki gituma yegura nicyo buvuga kubwira nyine babyiziranyeho yavuze ko ari nk'ibyo bya uvuye ejo bundi aje kudutwara Kiyovu aje kwigira nyiri Kiyovu aje oya kwitwara byo bamaze gukonfirma ko bidashoboka niyo mpamvu na company aya nago kwitwara wayijyana Kiyovu umunsi wayiguha we wayitwara ahubwo ukayijyana ushaka hose nkande se nyitwara nkande biragoye nyine yayijyana mureke rero tuyisoze ubwo naho ku munsi w'ejo dukomerezaho nibyo bya Rayon Sport na APR FC abakinnyi yatije muri Marine